Ni icyatsi gifatwa nk'icyatsi kibi cyane, abenshi bakita imafu cyangwa se urumafu bitewe n'ururimi uvuga. Ahanini kirangwa n'utu turabyo, ureba gutya, akenshi nubona ikimera kimeze gutya kizaba ari iki ngiki. Uraza rero kumenya agaciro kacyo nubwo abenshi bagifata nk'icyatsi kibi. Iki ni ikimera abantu benshi bafata nk'icyatsi kibi, nk'uko ufata nk'urwiri ukarurandura ukajugunya ukabivanamo rwose ukabirandura n'imizi yabyo bikarangira. Ariko wari uzi ko hari ubushakashatsi bwagaragaje ko hari kirimo ibinyabitabire n'ubushobozi bigira ubushobozi bwo kugira uruhare ku buzima bw'umuntu. Iki kimera cyitwa Erosine indica, kizwi kandi nk'ikimera bita urumafu, bita urwiri rugufi, bita amazina atandukanye mu kinyarwanda cyacu, bitewe mbese n'uko we ushaka kucyita, bitewe n'aho uri, bitewe n'uko ukizi cyangwa ukiziho. Ariko mbere yo gutangira twibuke ko gukoresha ibimera nk'imiti bisaba ubushishozi. Kuba ikimera gikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo ntibivuze ko cyamaze kwemezwa nk'umuti w'ubushakashatsi bwose bwa siyansi. Reka dutangire ku cya mbere, izina ryacyo n'ubushakashatsi ry'ubushakashatsi. Izina rya siyansi ry'iki kimera ni Erosine indica. Ni ikimera, ni icyatsi cyo mu muryango w'ibimera bita powase. Kandi ni abashakashatsi bo muri Aziya, Afurika, Amerika y'Epfo bamaze imyaka myinshi cyane biga kuri iki kimera. Ku bushakashatsi bwinshi rero bw'ibanze bwagaragaje cyane kandi bwibanze no kureba ibinyabitabire bikigize n'ingaruka zishobora kugira ku buzima bw'umuntu. Ibyinshi muri ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko ubushakashatsi nk'ubwakorewe muri laboratoire cyangwa se no ku nyamaswa bwagaragaje cyane ko bifite akamaro gakomeye cyane. Ubushakashatsi bwakorewe ku bantu bwo ni bukeya, ariko ubushakashatsi bwinshi bwakorewe ku nyamaswa no muri laboratoire nk'uko nabibabwiraga. Haracyakenewe rero ubushakashatsi bwinshi ku bantu. Tubabwire noneho ku mateka yabyo. Mu bihugu byinshi nk'Ubushinwa n'Ubuhinde, abantu bamaze amagana n'amagana bagikoresha nk'ubuvuzi bwa gakondo. Byakoreshwaga cyane cyane ku bibazo by'inkari, umuriro, ibikomere, uburibwe ndetse yewe n'ibibazo by'igifu. Abashakashatsi batangiye kugikoraho ubushakashatsi nyuma yo kubona ko abaturage benshi cyane bagikoreshaga ku buryo bwa gakondo, mu buryo bumwe na bumwe, bashaka kureba niba ibyo bavuga koko bifite ishingiro. Icya gatatu, ibikigize noneho kigizwe n'iki? Iki kimera bavuga ko gikoreshwa mu bibazo by'inkari, mu bibazo by'umuriro, ibikomere, uburibwe ndetse n'ibibazo by'igifu. Kikaba cyarakoreshejwe imyaka magana n'amagana, ibihumbi n'ibihumbi. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kirimo ibinyabitabire gifite ibinyabitabire bitandukanye, kandi harimo flavonoïde, harimo phénolique, hakabamo tannins, hakabamo alkaloïde, hakabamo saponins, hakabamo terpenoïde, hakabamo ibinyabutabire bizwiho kurwanya ububabare, kurwanya ibintu byose bishobora kwinjira ku mubiri bishaka kuwangiza, ibintu byinshi cyane nka microbe, ibintu byinshi bitandukanye byinjira ku mubiri bishaka kuwugirira nabi, gufasha kugabanya uburibwe, gufasha kurwanya bagiteri zimwe na zimwe muri laboratoire. Ibyo byose byaragaragajwe. Bifasha kandi kurinda uturemangingo tw'umubiri, bikawurinda kwangirika, bigafasha umubiri kumererwa neza kubera za antioxidant nakubwiye ziba muri iki kimera, cyangwa se bya flavonoïde n'ibiki, bifasha kurwanya uturemangingo kwangirika. Icyakora ibi ntibihita bivuga ko kivura indwara ku bantu, ntibivuze mbese ko ari umuti wa burundu. Akamaro noneho iki kimera gifitiye umubiri ni akahe? Ubushakashatsi bwagaragaje ko gishobora kuba gifite antioxidant nyinshi cyane,
noneho bamaze kubona ko gifite antioxidant nyinshi cyane, ubushakashatsi burakomeza noneho basanga ko gifite antioxidant, kikagira anti-inflammatoire, kiba anti-inflammatoire, kikaba antimicrobe, kikaba mbese gifite akamaro gakomeye cyane, kikica mikorobe z'ubwoko bumwe na bumwe, cyongera gusohoka kw'inkari, mbese cyongera inkari, gituma abantu bihagarika inkari nyinshi cyane ku nyamaswa ndetse no ku bantu. Ariko nta bushakashatsi buhagije bwakorewe ku bantu cyane, niyo mpamvu hakenewe ubushakashatsi bwinshi ku bantu. Nubwo ubushakashatsi bwa siyanse bwo bwabyinjiyemo, ntabwo bugaragaza cyane ko kivura, ariko ababikoresheje mu buryo bwa gakondo, nakubwiye ko babikoresheje mu myaka ibihumbi, bifasha cyane kuri ibyo bibazo byose nakubwiye haruguru, byagaragaje ko byongera inkari nyinshi. Kongera inkari nyinshi bituma bifasha gusukura umubiri, bigasukura impyiko, bigasukura umubiri wawe binyuze mu nkari. Kuvura bivura indwara, byagaragaje ko bivura indwara z'impyiko, kanseri, diyabete, hypertension cyangwa se goutte. Ibyo byose ubushakashatsi bwo ntabwo bwagaragaje ko bivura, ariko ubuvuzi bwa gakondo babikoresheje kuva kera, bagaragaza ko bivurwa n'ibyo bintu, bivura ibyo bintu ku buryo buhanitse. Iyo ubonye umuntu ubivuga nk'ukuri, aba agendeye ku buryo bwa gakondo, ntabwo ari ku buryo bwa siyansi. Iyo ubonye abantu bavuga ngo bivura izi ndwara, impyiko, kanseri, diyabete cyangwa se goutte, usanga siyansi itabivuga, ariko gakondo ikabivuga. Siyansi yo ntabwo ibyemeza. Gikoreshwa gute noneho kugira ngo kigufashe neza nk'uko ubyifuza? Mu buvuzi bwa gakondo, abantu bagikoresha amababi, imizi cyangwa se igihingwa cyose, ukakirandura cyose uko cyakabaye, ukagenda ukagisukura neza, ukagikoresha. Hari noneho n'abagiteka bakanywa amazi yabyo, abandi bakagisya, bakagishyira ku bikomere byabo, cyangwa se bakagihonda bakagishyira ku bikomere byabo, ariko nta buryo bumwe bwemewe n'inzego z'ubuzima ku isi kuri iki kimera, mbese bwizewe cyangwa se bufite igipimo cyagenwe, nta gipimo ntarengwa bagaragaje. Ubikoresha byumye cyangwa se ari bibisi. Mu muco wa gakondo gikoreshwa gutyo byombi, ubikoresha byumye cyangwa se ari bibisi, ariko mu bushakashatsi akenshi usanga bagikuramo ibinyabutabire bakoresheje ubu buryo bwihariye bwo muri laboratoire. Ntabwo ari ukugiteka gusa nk'uko bikorwa mu buryo bwa gakondo, ahubwo bo babivanamo ibinyabutabire ku buryo bwa siyanse nyine. Ikigero ntarengwa noneho ni ikihe? Kugeza ubu nta gipimo cyemewe ku bantu, cyangwa ku buryo bavuga ngo ntugomba kurenza iki n'iki. Ubushakashatsi mbese ntacyo bwashyizeho. Niyo mpamvu bidakwiye gukoreshwa iki kimera buri munsi, cyangwa se mu bwinshi utabigiriwe inama na muganga. Iki kimera rero ni ikimera gikaze cyane, gifite akamaro gakomeye cyane. Noneho turebe igihe wagikoresha ryari: nijoro, ku manywa, mu mafunguro, n'iryari. Mbese abantu benshi bakunze kwibaza icyo kibazo, kubera ko nta mabwiriza ya siyanse ahari, nta gihe cyihariye cyemejwe cyo gukoresha iki kimera. Niba umuntu ashaka kugikoresha nk'icyayi ku buryo bwa gakondo, ni byiza cyane kubikora rimwe na rimwe, aho kugikoresha nk'umuti buri munsi cyangwa se nk'umuti uhoraho. Ushobora wenda kukinywa uyu munsi, ejo ntukinywe, ejo bundi ukakinywa, cyangwa se ukakinywa igikombe kimwe, nurenze igikombe kimwe ku munsi. Ibyo byose nta bipimo ntarengwa byashyizweho. Abatagomba kugikoresha noneho, cyangwa se n'abagomba kugikoresha ku buryo bwitondewe, ni bande? Ni byiza ko batagikoresha, cyangwa se babanza kugisha inama muganga. Aba mbere ni abagore batwite, aba kabiri ni abonsa, aba gatatu ni abana bato cyane, abantu abo ni aba kane bafite indwara z'impyiko cyangwa se z'umwijima, abantu ba gatanu
ni abantu bafata imiti ihoraho cyane cyane nk'imiti igabanya umuvuduko w'amaraso cyangwa se yongera gusohoka kw'inkari. Nababwiye ko iki kimera gifasha cyane gusohoka kw'inkari, kigafasha gusukura umubiri cyane. Impamvu ni uko umutekano wacyo muri abo bantu utashyizwe ahagaragara. Ubushakashatsi ntabwo bwabigaragaje neza ku buryo twavuga ngo burizewe, uzajya ugikoresha nta kibazo, mbese ntabwo tubizi neza niba abo bantu bagikoresheje nta bibazo. Ubushakashatsi ntabwo bwagaragaje niba byabatera ingaruka cyangwa se bitabatera ingaruka, niyo mpamvu ugomba kubyitondera kuko nta bushakashatsi bwabigaragaje neza. Dusoza, resine ndika cyangwa se iki kimera twe twita impamvu cyangwa se urumamfu, bitewe n'aho uri n'igihe mbese n'icyo cyita, cyangwa se urwiri rugufi bitewe n'icyo ushaka kucyita, ni kimwe mu bimera bifite amateka maremare mu buvuzi bwa gakondo, kandi ubushakashatsi bwerekana ko kirimo ibinyabutabire bigira akamaro cyane cyane ku buzima bw'umuntu, ariko ntiturageza aho twavuga ngo kivura indwara zikomeye ku buryo bwemewe na siyansi. Ibi byose mbabwira bivugwa mu buvuzi bwa gakondo gusa. Inama nakugira ni iyi ngiyi, ni ukugikoresha witonze, ubwitonzi. Niba mukoresheje ibimera byinshi bitandukanye, muba mugomba kubanza kumenya, mujye mukoresha ibimera byinshi mubanje kumenya amakuru yabyo, kandi ntimubisimbuze imiti yanditswe na muganga. Ibyo bintu njya mbona mbibabwira haruguru, nkabagira inama, nkababwira ni iki kimera kivura ibi ngibi, gifasha ibi ngibi. Iyo mufite rero ibimenyetso bikomeye nk'uburibwe budasanzwe, mbese cyabateye nk'uburibwe budasanzwe, kubyimba, impinduka mu nkari cyangwa se izindi ndwara zikomeye, gihita wihutira ujye kwa muganga ku buryo bwihuse, cyangwa se ugiye kwisuzumisha urebe ikibazo cyabiguteye. Niba mukunda ibiganiro nk'ibi ngibi bishingiye ku bushakashatsi, bishingiye ku mikoreshereze y'ibimera runaka, niba ubikunda utwandikire muri komenti. Jya ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu kuko twebwe turabibabwira, tukababwira icyo ubushakashatsi bwavuzeho, tukababwira igihe ntarengwa ugomba kubikoresha, tukababwira ko utagomba kubifata nk'imiti ya burundu, kandi tukabasobanurira ko n'ibintu byose n'uburyo wabikoresha neza. Voilà. Ndizera ko wasobanukiwe neza akamaro k'iki kimera. Abantu benshi bafata nk'iki cyatsi kibi, usanga bakirandura bakakijugunya, ugasanga mbese bagifashe nk'icyatsi kidafite akamaro, nyamara gifite akamaro gakomeye cyane ku buzima bwacu. Nabasobanuriye byinshi akamaro kacyo, nabasobanurira uko wagikoresha, uko abantu bagomba kukirinda, ndetse nabo ngomba kugikoresha ku buryo bwitondewe. Mbabwira icyo ubushakashatsi bwabivuzeho, mbabwira ibintu byinshi bitandukanye byatuma ukunda iki kimera. Niba rero ugize imana kikimeza mu busitani bwawe, cyangwa se uzi ahantu cyameze ariko heza, kitameze mu mwanda, uzajya ukibungabunga, ugifate, ugikorere isuku, kibe icyatsi gihore wawe mu busitani bwawe, ku buryo uzajya ukifashisha igihe ushatse cyose. Ni nashoje video y'uyu munsi. Genda mpenzi nk'ibisanzwe coach mu mibanire, ubuzima, iterambere ndetse n'imibereho myiza. Kurikira inzozi zawe, inzira niyi. Bye.